Reka twongere tubiyegereze abakurikirana Murenga Amateka TV cyangwa mwe mwese muyumviriza kuva mu bihugu bitandukanye abari mu bihugu bigize umugabane wa Afrika. Dufite abantu benshi barahatandukanye ndetse dufite n'abavandimwe tuvuga ururimi rumwe bava mu bihugu bitandukanye, u Rwanda, u Burundi, ndetse dufite na bene wacu abanyekongo bumva ururimi tuvuga. Mwe mwese mutwumviriza ahatandukanye tubahaye ikaze muri iki kiganiro, aho turi kumwe n'umutumirwa. Nanone turacyari kumwe na pasiteri mu kiganiro, nubwo tutamuvuga izina araza kwivuga izina, aho tugiye kuganira kandi ku kindi kiganiro gifite insanganyamatsiko ni ko urubyiruko rwacu rugomba gukora, cyane cyane ruri inyuma mu iterambere rishobora kuba ryabafasha byibuze kugira ngo batere imbere, dutere imbere mu buzima busanzwe. Ni iki twakora kikatubera urumuri rushobora kutumurikira kugira ngo dutere imbere, rya terambere rizabe ingaruka ziramira gakondo y'iwacu. Iki nicyo kiganiro rero tugiye kugenda tugarukamo. Reka umutumirwa twibwire hanyuma dukomeze kuri iyi topic cyangwa insanganyamatsiko y'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Uhawe ikaze mutumirwa wacu. Murakoze cyane Murenga Amateka TV, mama umugisha kuri iki kiganiro. Amazina yaje ni Mugwaneza Innocent, ndi umunyakarama za Kinyamurenge. Iwacu ni mu Minembwe bita mu Rubemba. Data yarashaje yitwaga Zaburoni, ko kwishaka bakunda kumwita Kayira. Ndubatse tuye Kitengera muri Kenya, ndi umupastori, ndi n'umurezi mu ishuri rya segonderi rya hano muri Kenya. Murakoze cyane. Iki kiganiro ni kigufi cyane, dufite umwanya mugufi kubera izindi gahunda zigiye gukurikira. Dufite urubyiruko rw'abanyamurenge bari mu bihugu bitandukanye. Hari abagize amahirwe yo kuva ku mugabane wa Afurika, dufite abandi bari ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye nk'uko twari tuvuze, muri Kenya, Uganda, u Rwanda, u Burundi, ndetse n'ahandi. Hari abari South Africa, hari abari Sudane, hari abatwumviriza bari Mali, ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye. Uru rubyiruko dufitemo abantu b'ingeri zitandukanye, imyaka itandukanye, ariko wagerageza gusuzuma iterambere n'iyerekwa dufite mu buzima, turacyari inyuma nubwo tutari iwacu muri gakondo. Ese ibi bihugu abenshi bakagenda bavuga ko ari amahirwe. Ibi bihugu tugomba kubikuramo iki kizadufasha mu buzima, ndetse kigafasha n'iwacu, kigafasha n'imiryango yabo. Kuri wewe pasiteri ushunze ikanisa mu gihugu cya Kenya, by'umwihariko nkunda urubyiruko. Murakoze cyane. By'umwihariko nkunda urubyiruko. Hari ibintu twigisha abana, ibintu bita ngo ni pasta loisir, ibintu by'imyidagaduro. Iyo wumva warushe, iyo wumva unaniwe, akantu uzukunda gukora muri byagiye biba byo kuruhuka. Ikintu kiza kinezeza mu bintu biza binezeza mu buzima. Iyo nanarushye nkumva nkeneye ko kurelaxinga cyangwa se kuruhuka, nza nkunda ngo mbona urubyiruko tuganire. Iyo nganiriye n'urubyiruko mpita numva ni nka loisir kuri njyewe, haba nijoro haba ku manywa, numva binyoheye. Urubyiruko kuri icyo gitekerezo uvuze cyangwa se iyo nsanganyamatsiko, ukuntu urubyiruko rugomba gukora, ni ukumenya icyo rwakoraga ngo rwiteze imbere, ruhindura isi. Ni ukumenya ko isi ni yawe, rukamenya kuko ni amaboko y'isi. Urubyiruko ni amaso y'isi, urubyiruko ni amaboko y'isi. Urubyiruko rugomba no kuba abahanuzi b'isi. Kubyo ni ibipande bya Bibiliya mpamvuga kubera umwanya ntananga kubikotinga. Tugahanurira isi yacu, tukagira iyerekwa. Umusore wese udafite iyerekwa, umusore wese udafite iyerekwa ni nk'ikiziba kidatemba. Hazakoreka ibintu bibiri: kiza gikama kigashira. Ikiziba kidatemba kiza kima ngo cuzure, kiza kima kigahogokwa kigeza gishize neza. Ni ukuvuga ngo umusore udafite vision y'urugo rwe, y'igihugu cye, y'itorero rye, y'isi yiwe, ni ikiziba. Ikiziba ntikigira garanti. Uzi kiza kimara ikiziba tikisuko kiba cyatembye, haba icyo bita ngo ni evaporation. Biza bigiraho cya wamwotsa uzuvamo cyaro wakigashira. Tugomba kuba abasore ba evapore, tugomba kuba abasore batanga ubuzima, tugatemba. Amazi iyo yatembye azafasha ibimera n'ibindi. Mwa basore mwe tugomba kugira vision, twirinda ubushangu. Ubushangu mu Kinyarwanda ni ubunebwe. Nitumara kwirinda ubushangu dukore, ariko mu gukora dukorana ubwenge, dukuri dufite target icyo dushaka kugeraho. Apana kogosha ngo wama wogosha gusa wogoshera inda, uzamara usaza, numara gusaza basi utakibasha gufata machine, umwana wawe gusimbure kuri machine. Ariko wogosha iyo misatsi imwe imeze uyogosha, ariko wavuga ngo nanje ejo ufite icurangiza, icuruza protector cyafite imbaraga zo kuyikorera, ukagenda uzunguruka, ariko surashaka kugera kuki? Kurashaka ngo ubone uko ikote gisiri, urashaka ngo ubone uko
wambara ikirato ufite ayahe mahono. Ikindi ngira ngo mbabwire muzirikane neza kuko ufasha agati, ako gato ufashe hari ugomba kugasingiriza. Ese uzakamusingiriza uri kure abandi bamuciyeho cyangwa uzakamusingiriza kugira ngo nawe akirukankana? Ako gato ufashe ubu nyine hari umugani baza baca ubusobanuye mu buryo bumwe sinza nkwemera ngo utemye ku isi atatemye aza yitema umuhimbaro kugwa yitema kugwa. Noneho hari abantu baza interpreta nabo ugasanga bamye babyihorera, ni ukuvuga ngo papa ntiyatunze imodoka ntaje sindayitunga, papa yarahinze none se duhinge hano, papa ntacyo yansigiye nawe urashaka kutagira icyo usigira abana bawe. No, iyi ni generation nsha, dufite ibintu byose bishoboka kugira ngo dutere imbere. Ikindi basore bacu b'abanyamurenge n'abanyafurika muri rusange mukunde gusoma, ibyo nirage naba mukunde gusoma. Yewe udakunda kwiga ntacyo yamenye. Ni gute twebwe mu mitwe yacu twumva ko zose zuzuye, rumu zose zaruzuye, nta karumu na kamwe gasigaye ku bundi bumenyi wokura handi. Ubu ngubu urimetre uricaye nimwikarise no uvuga hanze, abandi nibaje gutangira kuvuga niwe kera wavuze cicika yewe cicika ngomba gusakuza nk'ingunguru muramba baraza gutukana. Ubu naje duruziriko ndimo kwibwira kunda gusoma, kunda kuganira n'abantu, genda umenye ngo niki ndimo gusoma ku munsi, gabanya WhatsApp s'il vous plaît, kunda kwiga, ukunde kwiga formel na informel, ukunde kwiga. Icyo ni ikintu cy'ingenzi cyane. Akandi kandi ngira ngo mbwira urubyiruko hanze havuyeho kwiga, hari ibintu za culture tugomba kurenga. Turenga ibintu twasanze iwacu mu mago yacu, tubirenge bitari byiza, ibintu z'amacakubiri, ibintu byo kwicara ku dutorero, ibintu byo gukora ibintu bimwe twese. No, tahura impano yawe. Njyewe uko nteye kose nza nkunda gushigikira umuntu mu mpano ye, haba nubwo ari ukugenda sagomba muza mubimenye ko nza mbashigikira, haba nubwo ari ugusetsa ndabishigikira, ndabyemera. Ikiba gisigaye ni ukukora yandika bati none nubwo ari ugusetsaga urabikora gutya, ubikore gutya. Noneho rero impano Imana yaguhaye yikoresha mbere y'uko upfa my friend, yikoresha. Ikindi dukunda igihugu cyangwa se dukunde Afrika. Je nkunda Afrika nza numva ni nko mu minemba, kubera nyine ibintu nza numva bimbamo, nza ndeba Afrika kumva niko n'akakantu kangana gukikarangana na minemba, kaba numva n'akabandi kanje, numva ngomba guhindura kama abajene tugire gukunda igihugu. Hari mu buryo bwinshi, hari ukukirwanirira, hari abaza bakimenera amaraso, hari abakizanamo amajambere, hari abagisengera no gukora. Buri muntu muri domaine nk'ubu ugenda hari yanje, hari abantu bakunda kugaya abandi ngo ntibagize gutya. Uri muntu agira domaine, kandi iyo umuntu hagurutse akavuga cyangwa umuntu agahaguruka agakora ikintu, dukunda ibihugu zacu za Afrika. Kubikunda ni ukudakora ruswa nkazo. Reka aho ndangiriza ngira ngo mbabwira ngo iyi system iri muri Afrika ni twebwe tugomba kuyikemura. Iyi system ya ruswa, iyi system ya karengane, iyi system y'ubukene, ntango ubukene mana, iyi system yo kurekanya, iyi system y'ivangura. Timutegereze ngo bamuzehe iyo warenze imyaka 50 nugusigara ureba gutya gusa. Ni twebwe twikorope amaze n'ubu yumve ko umutwaro wawe nusanga umuntu harya ruswa we ntuyiri niba yiguhuyange. Nunabona wabitanga umubuze bishobora kukugira ingaruka sawa, ariko mu rwego rwo kugira ngo dukize Afrika, dukize ibihugu zacu, naho nidukomeza kugenda ko bamubuto babikoze uko bandi babikoze, nuko niko bizomera. Ni mureke dutere intambwe turenge, kandi uja guhindura isaza abanza gahinduka, kuko umuntu niwe munini kurusha isi. Iyo mpindutse burya biba binoroheye no guhindura isi. Murakoze cyane. Ubutumwa cyangwa iki kiganiro kiraza gufasha aho uherereye mu bihugu bitandukanye. Hanyuma ikibazo wenda cyane nyuma tugana ku musozo kubera impamvu z'umwanya ko twabivuze, hari abantu bumva ko hari abandi bagize badakoresha imbaraga cyane mu kugira ngo impindura amatwara cyangwa ubuzima bw'abantu runaka buhinduke, ahubwo ntibumve ko aribo bagomba kuba igisubizo cyo guhindura ubuzima bw'abantu cyangwa cyo guhindura isi cyangwa cyo guhindura Afrika cyangwa cyo guhindura gakondo y'iwabo, nubwo turi kwibanda imurenge. Ahubwo icyo kibazo bagapointinga cyangwa bagatunga urutoki abandi bantu tuvuga ko bari muri position runaka. Ese yaba ari imitekerereze y'ubunebwe cyangwa ko ari ukutiga cyangwa bifite izindi mpamvu runaka? N'ubujiji bikomeye, n'ubujiji habamo ubujiji, kandi ubujiji kandi n'umwijima. Umwijima uzutuma
usitara wamara gusitara ukavuga ararara ukazusa nkaho ari ibuye n'umwijima watumye usitara kuko buriya igihe cyose utekereza ngo impinduka za Kongo ziri muri runaka nza mbibona no kumbuka abantu bagatuka abandi bakagira ute buriya sirso ntabwo ari byiza rwose kuri umuntu wa mugane wa president bavuze ngo ubundi umuntu yoreka gukora amakosa arimo gukora wowe uricaye ntacu waho ukora Kongo ni yanje nta n'ubu ngomba kublaminga singomba kublaminga president singomba kublaminga rekada byenda no present ibibazo zanje n'ukuri kwanje nshaka kubona cyangwa se mu rwego rwo rwose ariko nagira ngo mbwira abasore ngo ni mwebwe mufashe nimba Afrika ipfuye nitwe nimba Kongo ipfuye nitwe umugabo umwe ngo uyu munyabwenge yafashe agasimba none ngo abaza abantu arabaza ngo se aka gasimba karapfuye cyangwa ni kazima yaza ashaka ngo nibavuga karapfuye akarekure niba bavuga ngo ni kazima akahonyore tibo bimenya ahubwo ati muri injiji ntabwo ngiye mufite noneho umuntu umwe aramusubiza aramubwira ngo ubuzima bwako gasimba ufite niba ari akanyugunyugu ngo buri mu maboko yawe abajene tugabanye amazimwe tugabanye gutaha abandi mpane Mandela nawe avuga ngo Afrika yishwe na tahaguruke abanyafrika babakicicari bagitenagajwe Martin Luther yadahaguruka ngo haranire buriya burenganzira no kuvuga ngo n'ubu ngubu Obama ntaba yarabaye president Mahatma Gandhi iyavyerekeza ku bandi niyo mpamvu bibiri zivuga ngo ukazureba umugogo igitotsi kiri mu jisho ry'umuntu umugogo uri mu ryawe reka mbabwire ngo bajene bene wacu inshuti zanje nkunda cyane abajene ndabakunda mumenye neza kuko isiri mu maboko yacu ibitagenda by'iwanyu ni wewe bireba Ezra niko yanditse mu bice bizahongira ngo ni 14 ngo uyu murimo ni we ureba shughuli hii inakuhusu wewe biri uri mu kubona bitagenda ni wewe bitegereje kugira ngo bikemure ngo bitunganye reka ngushishikarize guhaguruka akushoboye gakore ugabanya amagambo yo gutahabana imfane witewe imfane ugira icukora ndazi ko ari umusaruro uzahindura byinshi tuzahindura byinshi buri muntu muri domene muri domene yiwe Imana ibafashe cyane murakoze cyane urubyiruko rwacu rwo muri gakondo y'umurenge muri hatandukanye murumva ko inshingano zo kugira ibyo mugomba guhindura inshingano zo kugira ubuzima mugomba kubaka burya nimwe bireba biri mu maboko yanyu kubitahura niko gutsinda urugamba ndetse go gutera intambwe reka dushimire pasiteri twabanye nawe urakoze Imana igumugisha ku mwanya wawe abatwumviriza nabo reka tugane ku musozo mwagize neza kudukomeza kudukurikirana Imurenge Amateka TV Daudi niwe mwari kumwe asante barikiwa ndabashimiye